muri iki gitondo Bamporiki Edouard yagiye kuri X yego ye yanditse ati u Rwanda rugira imana ako gusa yego ashyiraho n'inka nziza z'inyambo abantu bati uwitwa Rivati jya gushaka uturimo tw'amaboko urumva uwitwa Mizero Theogene ati ayo magambo yawe aryoheye amatwi twarayamenye twamenye icyo abagendereye tuzakumva ariko si cyane nka mbere utaruzura icyasha ego undi ati urongeye rero Sezikeye umukwe wa Nyabunyana aherutse kwita ubuheta bwe ntirugira isoni bwe mucenje ati wa muhungu aragarutse aje kuramira ikise Nyagasani hari n'abagiye bakoresha terime ziremereye nk'uwaza akavuga ko umuntu ari kurindagira sinabitindaho ariko mu magambo make ndagira ngo turebe kuri iki kintu kijyanye n'icyasha yego ko Bamporiki babariwe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akamubwira ati subira mu buzima busanzwe iki kintu wenda uraza no kukitubwira mu buryo rusange ariko wenda tuhere kuri icyo kuko ni ikintu gikunda kugaragara umuntu nubwo yaba akurikiranyweho n'inzego gato yahitamo umwere cyangwa se ibintu byakemuka ariko ukabona abantu baracyagendera ku kantu kora mu nganzo yawe unyibutse harya Bamporiki yarevugiwe iki yaregwaga iki indonyi no gukoresha ububasha bwe mu nyungu ze bwite yego indonyi ni ruswa yego dore noneho n'akandi bavugaga ko we yajyaga afata telefone akabwira abantu ati muzi yuko kanaka tuziranye mureke muhamagare mwumva ubwo ni uko urwego rwo hejuru tudashatse kuvuga ngo yakunda guhita ibwami yego cyangwa se ibukuru niko bavuga ibukuru hari ubundi wasanze ibukuru ni kwa premier ministre no kumanura yego niho ibukuru nasanze ariho ibukuru okay noneho rero sasa uri kuvuga icyasha iki gihugu maze kubona yuko niba abantu tugikunda cyane yego niba dukunda umukuru w'igihugu cyacu kandi biranakwiye niba twese bavuga yuko ni patriotism turimo kugeza ubu ngubu ntabwo twifuza umuntu wahemukira igihugu hemukira perezida noneho rero sasa iyo ugize akantu usitaraho duhita tugusiba yego duhita tugusiba mu bitekerezo byacu kuko tuba twumva wagize icyasha iyo werekeje hariya ingero ni nyinshi z'abantu byagiye bibaho tuhita tugusiba reka ngo urugero ngiye kuguha urugero yego dufite abahanzi bagiye bagaragaraho icyasha uwitwa Ben Rutabana najyaga ncuranga indirimbo ze kuri radiyo noneho rimwe mpagarara kuri radiyo barampagarika ariko noneho haje porogaramu manajya mushya asaba ko ngaruka niviri rutunga nari maze igihe rwose ibintu bisa naho by'amaradiyo ntabyumva uri kure yabyo yego warigiye mu yindi si yego irutunga n'ahantu wakwibera ntihagire n'ugire uretse ko ubu ngubu hamaze kumenyekana noneho sasa ngarutse nkigera kuri radiyo bwa mbere nahise ncuranga indirimbo ya Ben Rutabana ingoma n'abatware yatanye n'uruziravuga noneho nagiye kubona mbona porogaramu manajya mushya yego mubonera mu birahuri bya studio kuko hari ukuntu byahinguranyaga bikagera hanze yego noneho mbona raje n'akamodoka ke mbona aje yerekeza kuri radiyo mpita nzamura indirimbo manura mikoro yego ndakingura arinjira kuko ngewe iyo nabaga ndi muri radiyo n'ubu ngubu aho ndi hari Nyamirambo ndayikinga nibyo bitanga umutekano abantu benshi barafunga kugira ngo hatazagira unkora nka niyo mbare noneho rero akaza akadekarara cyane ko nkora nijoro nkorera muri etaje irimo abantu b'abanyamahanga hatazagira uza akayifatana noneho rero sasa nkinguye ati niko uracuranga indirimbo za Ben Rutabana ko aba muri RNC ko ntabyo nzise ati yabivugiye ku ijwi rya Amerika ashinzwe urubyiruko muri RNC nuko bimeze mpita nsubira kuri mikoro ni rubanda rwa perezida yego ntabwo nari nzi yuko Ben Rutabana yidekaraye yuko ari muri RNC yego mumbabarire kuba ncuranze indirimbo z'ikigarasha
kuri radiyo iri mu Rwanda rwa Perezida Paul Kagame ku bw'izo mpamvu ndazisibye ntuzongera no kuzumva by'iteka ryose hano ubwo tayari nari ngikemuye ntawe ari kujya ngo Viateur yakoze ibi n'ibi aho ngaho nari ngikemuye ubwo izo ngizo zarihanaguye deja zarihanaguye noneho sasa ubwo ntabwo ndibwirangeze igize ikibazo cyawe ndibukubwira ukuntu umuntu utana gato ashaka guhemukira u Rwanda duhita tumusiba ariko uko mu rusyo kumena ingasira uko nanone nta miseke igoroye kuri no mubumbe tunarebe ngo uburyo ndibuko mu rusyo nkakoma n'ingasire uba ari wowe unyobora mu kiganiro icyo ndi kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo ndabyemera neza ko umuntu utaniye akajyaho icyasha abantu turamuhanagura agendera kuri yego ariko kugeza ubu ntabwo ndi kuvuga ngo tumuhanagure nawe ndamugarukaho mvuga yuko byibura we harimo uruhengekero nanjye niyo mvuga umuntu uhawe imbabazi na perezida akavuga ati reka nkomeze noneho rero sasa uyu mugabo ko yiyandikiye akantu gatoya u Rwanda rugira imana wenda u Rwanda niba rugira imana rufite inka nziza rufite ibibaya byiza rufite imisozi myiza nk'iyi ngiyi we yari yishimiye ubwiza bw'u Rwanda noneho sasa abo bandi baza kumwataka baramuhora iki yabagize ati ni umuhanzi ahubwo sinzi impamvu no mu runana batari bamusubiza mu runana rwabo kuko giye wagifungwa nabajiraho mu runana ntese muramwica kuko burya umuhanzi niwe wemerewe kwica umuntu mu nganzo ye muramwica arahunga arafungwa bati imyaka 5 ntabwo ari myinshi dushatse twanamureka sinibaza impamvu mu runana batari bamukinisha nka Kideyo niba ari Kideyo nk'uyu James Mutabazi yaje avuga ibihabanye n'abandi ati ni ukuri pe rugira imana abihaye kumunenga no kumutuka bagarukirizaho naho kuba yaraguye mu cyaha nta numwe muri twe udacumura ahubwo ikigeze umugabo mbwa seka imbohe warekeyeho none se izo comment si nk'izo natwe batwandikaho muri ibi biganiro byanyu ko bahuranyara urabizi ko nkorera kuri YouTube channel nyinshi hari aho banyorohereza bakangiriramo imiyaga hari naho bambaga ibyo rero ni imijugujugu bamutera baramuhora ubusa kugeza ubu ngubu nta kindi cyaha yakoze nta gicumuro yakoze kandi ni ukumuca intege ntabwo bazamubuza kwandika kandi hawe imbabazi n'umukuru w'igihugu abo ngabo babyandika nta mahirwe babona yo kuzihabwa nawe nayo nandi mahirwe yego atabonwa na bose none se ubunkange Viateur yazima uretse ko yewe nsaba Imana izandinda umushinjacyaha yego zarinde nisazira ntahagaze imbere y'umushinjacyaha Imana izabimfashemo aba rero bandika ibyo ngibyo uratemba amata n'ubuki ni Rwande ni rweme rwamamare muraho se mubyeyi gira amahoro komera cyane Imana y'u Rwanda bane nawe hari igihugu ku isi se kitagira Imana ubwo nama comment ndi kugenda nyuramo wari waratinze kabisa mureke mvuge inshuti nyanshuti ndangurure nijwi welcome back inshuti y'urubyiruko ateye ibuye mu gihuru ngo arebe uko icyo bamutekereza ubwenge bugira ubwenge erega ni ku isambu ntiyahanga ramba nyakugira u Rwanda ariko urabona ko ntago ari bose baba bateye imijugujugu nanjye umwe arandika undi akaza mpumuriza niko bigenda honorable rero bampora iki Edouard abari kumutera imijugujugu rwose nanjye hano ndabona ari ibijyanye no kuba abantu basanisha n'icyo wavuze cyo kuba abantu icyasha cyakugiyeho bigorana ko bakwiyumvisha ko cyakuvuyeho yego nyine menya bifata akanya bitwara igihe buriya nuko wenda yakatiwe igihano kirengeje amezi 6 akaba nta zindi nshingano yahabwa mu Rwanda yego ariko kereka wenda urukiko rw'ikirenga rumuhanaguyeho ubusembwa nibwo yabasha kuba yasubira mu nshingano ariko umwanya wose wamora iki mu by'ukuri yari umukozi yego yari umukozi yakoraga neza urabizi muri Rwanda Day urabizi mu nama y'umushyikirano ibiganiro yabagatanga cyane rwose ni umurokore nubwo yaguye mu cyaha ariko ni umurokore wo muri ADPR
ibintu byinshi yagiye atugezaho kandi hariya ntiyayoboye n'itorero ry'igihugu se wasimbuye Rucago yego yabaye umutoza w'itorero ry'igihugu kandi nizere yuko abamunyuze imbere itorero hari icyo ryabamariye Eda yararigezemo hari na byinshi yahinduye yego urugerero intore zijya ku rugerero niwe wabizanye nyine usanga abantu benshi birengagiza ibyo byiza bakareba akantu kamwe kabi iyo ukoze ibyiza 99 na kimwe kibi cya kimwe kiraganza gusa nkuko natangiye mbivuga tukubonaho akantu gato yego tugahita tugusiba ako buriya ntiharimo uburyarya kuba umuntu atakuba hafi no mu bibi okay wamuba hafi sumukuye nyine ndavuga twe kubyinirira icyaha kubona cyo ni icyaha ugize ibyaga akakigwamo ntakigwemo ariko nyine icyo mvuga kumutererana kumutera imijugujugu aba ngaba nabo ntabwo wamenya ibyabo leko ugireba nayo mazina ari gihe n'abantu baba bashaka no kudutobera yego ariko rero kugeza ubu ibyo yanditse ni ibintu bitagize icyo bitwaye u Rwanda rugira imana nyine yego noneho sasi yashaka iri kongeraho u Rwanda rugira imana kuba rufite Paul Kagame u Rwanda rugira imana rero reka nyarukiye gato i Burundi nkomeza yego nabonye Mbayahaga pasiteri agaruka mu itangazamakuru rwose avuga ati Scovie ibyo wamvuzeho rwose si byo ariko nawe urabizi ko ari umupasiteri usa nk'uwidekaraye si wa wundi se wavuze kuri generali yego ubundi uriya mupasiteri Scovie yari yavuze ko ngo yayoboye inkambi imwe mu nkambi z'abanyamurenge hakicirwa abantu we ntagire icyo abikora ariko nawe yarabivuze mu kiganiro cye yarabivuze yego igihe avuga kuri generali Kabarebe yarabivuze ati abo bantu yita b'abanyamurenge nabanye nabo ngo yari ntuza yari musitanteri yari burugumesitiri waho iyo nkambi yari iri noneho rero sasa Scovie yawe yavuze ngo iki Scovie nyine urumva ntabwo ari kure y'ukuri rero yego nuko yarabyivugiye yavuze ko yayoboye iyo nkambi abantu bakahicirwa arebera ntabwo yayoboye inkambi yari musitanteri ni nka burugumesitiri ubwo yashaka kugaragaza ati byaberaga mu nkambi sinari mbizi yego barapfa ubusa rero noneho rero sasa pasiteri yaje Scovie namwumva niba ari burugumesitiri wahandi nkambi yego kandi na burugumesitiri nawe wamwumva uretse biriya yavuze avuga kuri generali Kabarebe kandi nabwo jewe niyo mbyumva mvuga yuko yaragamije kwihakirwa imbere ya perezida yarari aramubwira ngo nyakubaha mukuru w'igihugu cyacu ngo hari umuntu wo mu gihugu cy'u Rwanda ngo niba umukukuruke mu kirundi sinzi ibyo ari byo yavuze ibintu ntabwo nshaka kubisubiramo ariko rero ashaka guhakwa kuri perezida nako yakavuzeho none waba uri imbere ya perezida erega burya abakuru b'igihugu iyo hari ikintu cyavuzwe bashaka uburyo bari bugisubize najyaga mvuga ngo hagize ibintu bivugwa cyane ku Rwanda dushobora kubona impinduka noneho mu gihe kirahira perezida akaba yabivugaho uretse ko ubu ngo batakigombera kuba yagira ibyo ahindura kugira ngo abone aho avugira kuko arahafite noneho rero sasa mpamya yuko uyu mupasiteri yabigiyeho inama na perezida yego kuko wibaza uburyo perezida Neva w'u Burundi yagiye kwitabira iki giterane atarasanzwe akijyamo kandi ari no muri Kiliziya Gatolika buriya yaramubwiye ati ndaba mpari noneho uvuge kuri ibi azi kuvuga no kubwiriza pe ibintu by'isi ibyigisho byegenda nabyumva kuko atanga ingero nyinshi cyane yego ariko noneho wagera kuri ako ngako uhita ubona ko byanze bikunze ni propaganda yari arimo na perezida mu rwego rwo gusubiza generali Kabarebe noneho rero ibyo na Scovie ntabwo nari nabikurikiranye yari musitanteri muri icyo gihe nyine avuga kuri generali Kabarebe nibwo Scovie nawe yari respondinze avuga ati wowe uvuga ko wayoboye aha n'aha
abantu bakahicirwa urumva we yashatse nko kwikura mu noneho sasa pasiteri yashubije iki nyine yasubije agaragaza ko atigeze ayobora iyo nkambi ariko wowe urabivuze neza yahabereye burugumesitiri urumva we ni nko kugaragaza ati ibyabaye simbizi ariko hari icyo bita imputabilite kubazwa amakosa yaba ujejwe iyo hajemo ibintu by'urusasu hari igihe musitanteri nta bushobozi aba afite gusa yarabyivugiye yuko yari musitanteri nawe yarabisobanuraga ati abo bitwa abanyamurenge nari musitanteri y'aho inkambi yabo yari iri ubishatse wanagashaka ukagashyiraho kuko yarabyivugiye nibyo ubwo rero guterana amagambo n'ibyayo n'ibyusubizanya ubwo Scovia avuye kwa Rugagi avuye kwa Gasuku ageze kwa pasiteri dore nuko Gasuku yaramubagaguye Gasuku yarifashe Gasuku ntiyoroshye ubundi baramuhaye utuntuza n'utuntuza kwa kundi kwe yarifashe yaragerageje nabonye yasigaye agerageza kabisa nubwo nabwo ntajya yiburira ariko uravuga ati wakubwira icyo yakoze nyuma yaho atuvugaho nge na Karegeya ntabwo nabikurikiye ntajya yiburira Gasuku wenda ugira icyo bivugaho gitoya kuko byagiye bigarukaho cyane ariko kandi wenda bihari muri no minsi biri kuvugwa cyane n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo amasezerano yagizwemo uruhare na Amerika Katari kabiha umugisha ariko amasezerano tutaramenya cyane ibikubiyemo kuko imyanzuro Amerika itarayishyira hanze ariko hari ibiri kunugwanugwa yego kuko ibitangazamakuru byagiye byandika ko hari byamenye kubigiza no masezerano hari n'abari kuvuga bati rwose ati bwo idirijemo ati ibintu bigiye kujya mu buryo kuko ni ibintu n'ubundi bitari kure y'amabuye y'agaciro ubwo nyavuze kubera ko ni ikikomeza gushinjwa u Rwanda kuko Tshisekedi iyo yiko mu Rwanda avuga ko bagiye gusahura noneho kandi tukabonamo ko aya masezerano agaragaza ko izi zahabu noneho zigiye kuzajya ziva Kongo zigatunganyirizwa mu Rwanda yego ariko hakazamo kandi kantu kavuga ko Amerika ngo niba ari Trump niba ari UN hagomba koherezwa ingabo zishinzwe amahoro mu bice bigenzurwa na M23 ntizihari se MONUSCO se oya ariko urumva ko Amerika yo yabyinjiyemo hari icyo bivuze noneho kubijyanye n'imishyikirano mpamya yuko ubu ngubu abahuza bamaze kuba uruhuri muri icyo kibazo cya Kongo yego amabaruwa navuze yuko amabaruwa amaze kuyahaga amabaruwa hasohotse ibyo maze kubihaga yego noneho rero sasa habanje Katari hazamo na Amerika ushize niwe wambwiraga ngo Trump ari kwikomanga ku gatuza cyane ibyo ni byiza cyane ni byiza cyane ni byiza cyane hari n'uwambajije ngo hari n'uwambwiye ngo M23 kuba ibasha gutumirwa na Amerika imaze kuba igihangange ntabwo ibaye igihangange ari impuhwe zivuye kwa Nyagasani ni kubw'imbaraga zayo yarabikoreye noneho rero hari n'uwambajije ejo bundi ngo ese yarantangiriye hariya muri Rompo ati ko Amerika yabijemo buriya ntizashyira igitutu kuri M23 noneho ikaba yarekura ibice yafashe ndamubwira nti mpamya yuko mu bintu Amerika izasaba ibyo kurekura ibice bitarimo yego kuko iramutse irekuye ibice yafashe mu bantu bashobora kwitura hasi nkago igihumura nanjye ndimo kuko ndi umufana wa M23 birazwi babimenye banabyumve rwose noneho rero sasa ibyo kubalansinga byo mu bye mubingora sinteze kujya kubalansinga na FDL ntago biba ibyo ko bavuga ko bitaranga abasesenguzi bazajye bajya kureba abandi noneho sasa ajye bandeke ntabwo nkwiciye ikiganiro tuzarebwa n'ababishaka kurakayira
kuzabalansinga inkuru ya FDLR nayo ntago ari kuyibalansinga kugira ngo wenda ureke gufana mu 23 ariko ugomba no kutubwira mu gihe bitagenze neza ntube nk'umufana nyine harya wamushaka mvuga ngo we 23 bashize nabo bashize nemera ko bapfa ntabwo wava bunagana ngo ugere Bukavu utarapfusha abasirikare nabo barapfa noneho sasa n'impamvu icyo baba banga baba bavuga bati ngiye kubahumuriza kuba nk'umureyo uvuga uti batwibye mbese weze inguna umufana mbese w'umuhuriga harabo bita abahuriga abadayi hard ure mu 23 ndi umuhuriga uri umudayi hard babandi bazapfana n'umuntu nyine bamugwa ibyo tubireke noneho kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye draft buri ruhande ruzana ibyo rwifuza buri ruhande ruzana ibyo byifuza inama y'abaperezida bazahurira Washington ngira ngo mu kwezi kutaha kwa gatandatu hari none bonye wahurudutse ejo ngo Perezida Tshisekedi na Kagame ngo bagiye guhurira muri Amerika ibaza ibintu bizamukwezi kwa gatandatu ukabishyira none cyangwa ejo YouTube zanyu nazo rwose yazinye ariko bagiye guhura kwa gatandatu noneho rero sasa reka turebe draft kugeza ubu jewe naravuze ngo imishyikirano yaba hehe na hehe hataraboneka draft kugeza ubu ngubu nta mishyikirano ihari ariko noneho draft niboneka u Rwanda rukagira ibyo rusaba M23 ikagira ibyo isaba Leta ya Kongo ikagira ibyo isaba ngibyi bizajya ku meza noneho rero sasa twizere yuko Nduhungire he na Kayikwamba ubu bagiye kwambuka inyanja buri gihe ntabwo bagisubiye Rwanda noneho sasa izo draft nizo zizajya ku meza bajonjoremo ibyo bajonjora bagira ibyo bemeranwaho nibinaniranwa hakora imbaraga nta kindi reka dutegereze nanjye ntangiye kwizera yuko hari icyo bizatanga tuzarebe uwica amasezerano ariko mpamya yuko Tshisekedi nubwo M23 yashyira intwaro hasi FARDC gashyira intwaro hasi abarundi bagataha Wazalendo nibo bazabivuyanga kuko Wazalendo baravuga bati twebwe ntabwo turi ingabo ntabwo turi abasirikare abasanza adresse nta adresse tugira ibyo by'imishyikirano yanyu ntimubituzaneho hari n'umu Wazalendo wigeze kuvuga ko we agiye gufata Bukavu kandi ntawe uzamutangira ko na Tshisekedi niha kumvikana nawe 23 nawe bazamuhinduka nuko ibintu bimeze ngo rero ibyo Tshisekedi yikururiye ikishi kuko ni uri kuvuga uti Wazalendo ntizarekura niryo kosa rya mbere zangiza byinshi niryo kosa rya mbere yakoze gushyiraho umutwe wa Wazalendo kandi wiganjemo imitwe takataka zose zari ziri hariya na FDLR irimo Wazalendo egari intera hamwe nibo barimo gusa none se ibi bikorwa remezo biri guteganywa kubakwa bifite aho bihurira nyine n'ibyo bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye byaba bitanga ishusho y'agahenge n'umubano ukaba wakongera kubyuka hagati ya Kongo n'u Rwanda hari ikintu twari dusimbutse cyo kuba Amerika ivuga yuko hagomba kuzanwa ingabo zijya guhagararira amahoro ubushize EAC yari yazitanze baza bajya hagati ya M23 na FARDC M23 bisubirira mu kigo zabonaga na hirya iyo ngiyo ari nabwo Tshisekedi yavuze yababwiye ati ko mutaza ngo mujye kurasa EAC bati ntabwo ari cyo cyatuzanye ati mutoke mwende ubwo rero Amerika ntabwo mpamya yuko izamanura bayo ahubwo imishyikirano izaba n'izagena ingabo zizahaza bashobora kuba SADC iyi ngiyi mwirirwa mwiruka inyuma bashobora kuba EAC cyangwa zivanze zikaza aho ngaho ariko ntabwo mpamya yuko ari za Amerika ngo bisubize cya kibazo cya Tshisekedi wabwiye Amerika n'ibihugu by'i Burayi amabuye ngariye nimugende mucukure ariko nanjye mumpa abayarinda ni nkaho yavugaga mumpa abasirikare baze barwane na M23 ari nabwo navugaga ngo kugeza ubu ngubu M23 ntabwo yakangwa n'ikitwa uruhu rwera bitewe n'ababandi bahariye banyuze hano baruvuze ibikorwa remezo ibikorwa remezo
M23 yatangiye gukora birimo imihanda bigaragaza ko bafite igihugu bakeneye kucyubaka. Ko hari imishinga nyine igomba guhuza Kongo n'u Rwanda, harimo no gukora nyine iyo mihanda igera kuri ibyo birombe, urumva, no kuba izo zahabu zizajya zitujya ayo mabuye y'agaciro zajya tunganizwa mu Rwanda. Nyine ndi kuba icyo n'amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Kongo. None ayo masezerano yasinywe ryari? Ubundi nyine sesiyo arimo Amerika. mu byo Amerika iri mu mishyikirano iyo niyo ki rwo rufunguzo ko u Rwanda rugomba kugirana amasezerano na Kongo yo kubaka ibikorwa remezo biganaho amabuye ari. Oya, ndi kuvuga ngo mu bizakorwa kugira ngo ibyo bikorwa bishyirwe mu bikorwa. Urumva, harimo n'ibikorwa remezo bihuza u Rwanda na Kongo. Urumva, niba ari ahantu bazajya banyuza umuhanda unyuramo ayo mabuye iki, nyine ndakubaza ngo icyo kintu uko guhurira mu bikorwa remezo ntishobora gutuma bavuga ati nubundi ntituri busenye tunubake icyarimwe. Mureke rero turekure tworoherezanye twubaka ahubwo dusenyera umugozi umwe. Ibyo se hari icyo bitwaye? U Rwanda na Kongo biramuka byumvikanye ko bagomba gufatanya kubaka ibikorwa remezo, kabone nubwo haba mu gice M23 irimo ibikorwa remezo byubatswe, si ikibazo kiri. None se sinumvaga Uganda nayo ifitanye amasezerano na Kongo yo kuyubakira imihanda ku gice cyo muri Kongo? Ibyo si ikibazo. Ibyo ntabwo ari ikibazo. Nyine ntabwo ari ikibazo, ariko wowe urabibonamo nk'igisubizo kirambye cyane cyo kuba ibihugu byakongera kugirana umubano ufatika. Tshisekedi natabivanga ubwo se ntibazaba bahuriye iduha bwa kabiri nako ntibazaba bahuriye bwa kabiri muri Amerika. Ariko bijugujugu uri kwitera Tshisekedi kandi hari abamubona nk'aho ari umuntu waje kuba aharanira inyungu z'igihugu cye. Gukomera ku mutsi kwe hari ababifata nko kuvuga ati Tshisekedi yanze kugambanira igihugu cye, ntabwo ari nk'ababanje. Yego, urumva, kandi benshi barabigereranya ati Kabila imikoranire yari yoroshye, ariko Tshisekedi yarakanyaze. Umuntu yarambajije ati ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila no ku butegetsi bwa Tshisekedi byibura ubona ukanyakanya rinde? Laurent cyangwa Joseph ari we yasimbuye. Jewe nigiriye mu bijyanye n'igisirikare, ibindi bya politike ndabyirinda. Ndavuga ntumva rero ku ruhande rwacu rw'u Rwanda Joseph Kabila byibura yabashije guha umwanya u Rwanda rujya gukora operation yo guhiga FDLR, ari naho bamudacumura bapfiriye. Iyo operation umoja wetu na kimya ya mbere na kimya ya kabiri arizo zacyuye zikanashegesha FDLR cyane, byibura ayo mahirwe yarayaduhaye nk'u Rwanda. Mu gihe abagande bo barira yuko yabayimye icyo gihe. Ejo bundi Rogene General yarabivuze ati we Joseph Kabila nta nubwo nifuza yuko utegeka Kongo uko mu gihe cyawe waratubujije kujya guhiga ADF naro. Kandi Tshisekedi yarabibemereye ubu bari ni nayo mpamvu yavuze ati we Tshisekedi nkuri inyuma atariko Kabila abasubiyeyo. Yego, uriya mugabo yewe rwose ibintu bye bijya biniryohera cyane. Noneho rero avuga ibyo ngibyo byo ko ari inyuma ya Kabila ya Tshisekedi, ariko yongeyeho ati afande avuga uyu ati rwose wowe uri intwari. Yego, niho navuze yuko buri Uganda ku kibazo cya Kongo itandaraje. Ku ruhande rumwe iri kumwe na Tshisekedi, ahandi iri kumwe na M23 ndetse n'u Rwanda. Noneho rero sasa kuba bafatanya ibikorwa remezo ndumva ariho twari tugeze. Ibyo ngibyo si ikibazo gusa, reka dutegereze Washington bamugane nk'igihugu gikomeye kije mu bibazo bya Afurika. Yego, reka dutegereze icyo bizatanga. Yego. Okay, reka rero nse nkuhinira ahangaha ibyavugwa byo biba ari byinshi. Ahanini nagira numve kuko ikigezweho ubu ngubu muri no minsi nta no masezerano
yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo ariko bigizwemo uruhare na Amerika. mugeze he Sadek muyirukaho Sadek mugeze he muyirukankana muyicyura Sadek se Sadek ngo bamwe bari kwanga kugenda bangira iki bangira iki ajya aba mbere kabiri sinzi uko byagenze we ntago yigeze ushidika inyuma y'amakamyo eshwe okay sawa yego gusa bagomba kugenda bizagera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu bose batashye okay Monisco se amakuru ntavuga yuko baba FRDC yari ifite yabatwaye yabagejeje Kinshasa yarabajyanye kugira itanga amahoro. Noneho rero sasa bongo banagezeyo abategetsi b'i Kinshasa barabashimiye bati mwebwe muri intwari mwanze guhungira mu Rwanda mwanze kwiyunga kuri M23 ariko byose ni hahandi bagenda bagira barasanga urukiko barasanga icyitwa umucamanza abategereje hariya irazi okay so Viateur reka miniranga ndabona akavura kari kugenda kajojoba ndetse byinshi twagiye tubinyuramo biba bigiye bihari bivugwa ahanini sinasoza ntanyuze mu bijyanye n'akarere niyo mpamvu mba nabukubajije ibyo ngibyo ariko ahanini nagira ngo duhe ibitekerezo kubiba bihari yaba ibyo ngibyo twagiye tubona biri kuri X yaba ibyo twumvise byambaye ahaga na Scovia kimwe n'ibyo bya Trump Amerika cyangwa se amasezerano hagati ya Congo n'u Rwanda afitwemo akaboko na Amerika na Qatar bihugu bibiri by'ibihangange yego by'inshuti hariya ni sawa yego gukomera kwa M23 asante sana urakoze